Mbahaye ikaze mwe mwese mukurikirana na Zipa TV. Nkuko ubibona urabona izi nyubako, zitegereze neza, reba neza izi nyubako, urabibona rwose. Reba ahangaha urabibona handitseho ngo urebye ku nyandiko yanditseho haranditse ngo kube ku nkunga y'Abashinwa cyangwa se ku nkunga y'Ubushinwa. Birebe hano ahangaha. Ibi rero ibingibi urimo ureba ahangaha ni inyubako y'ibitaro byaje kuba birimo byubakwa ahangaha impande y'ibindi bikorwa bikorwa mu bigendanye n'iby'ubuzima. Ibi akaba ari ibitaro rero bigiye kuba bizimukiramo, cyangwa se akaba ari inyubako zigiye kuba zizimukiramo ibitaro bya CHUK byari bisanzwe bikorera hariya mu mujyi rwagati Nyarugenge. Ibitaro bikaba bizimukira aha muri izi nyubako urimo ureba, zitegereze neza urebe. Urabibona ahangaha ni ku ruhande rugana ku muhanda, biri kubakwa he cyangwa se byarangije kubakwa hagana ibiri ahangaha i Masaka, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka. N'ubundi murabibona hano haranditse ngo Rwanda Masaka Hospital. Akaba rero ibi bitaro ari byo bizimukiramo, cyangwa se izi nyubako akaba arizo zimukiramo ibitaro bya CHUK. Hari hasanzwe ibitaro n'ubundi bya Masaka, ariko iruhande rwa niho baje bubaka izi nyubako z'akataraboneka. Nyewe muri kuzibona ni inyubako nini, dore uturuka kuri uyu muhanda ukagenda ukamanuka ukagera epfo handi mwabonye twahereye, niho ibi bitaro bigenda bikagera. Ahangaha urabibona ku mpera epfo hafi neza y'igice cy'igishanga, ngira ngo uri kubibona neza. Izi zose ni inyubako ziri kumwe n'ibi bitaro n'ubundi biri mu byubakwa. Ni ibitaro byamaje gutangazwa ko bizatahwa mu mpera z'uyu mwaka w'2026, akaba aribwo ibi bitaro bizatahwa ku mugaragaro. Ni ibitaro nk'uko twabibabwiye, ni ibitaro birimo byubakwa bikaba byararangije kubakwa rwose. Agisigaye akari ibikorwa byo gushyiramo ibikoresho. Urabibona nabibabwiye ngo ni ibitaro byubatswe ku nkunga y'Abashinwa. Ni ibitaro rero biri byubatswe ahangaha. Aha hakaba hasanzwe, dore urabona izi nyubako reba izi nyubako, no kuvuga ngo ni inyubako zindi nazo zikoreramo icyo bita Irikada Africa. Akaba ari ikigo n'ubundi nacyo gikora ku bigendanye n'ubushakashatsi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kikaba gituranye n'ibi bitaro. Tuzabibereka nabyo, tuzahaca naho tubereke neza ibigendanye na kiriya kigo cyubatse iruhande rw'ibi bitaro birimo byubakwa. Ubwo no kuvuga ngo rero CHUK aho yari isanzwe iri umwaka utaha, ndagira ngo ubwe ngo ntabwo izaba igihari, ahubwo bizaba byarimukiye ahangaha. Ngira ngo urabona rwose bari mu masuku ya nyuma, no kugenda bafata utuntu, ni nko kugenda bakora isuku, batera indabo, ibintu nk'ibyo, dore ko nazo zamaje gufata. Ngira ngo mwayibonye aho twahereye hepfo, pasiparume yarafashe ameze neza cyane. Bari mu bikorwa urebye bya nyuma. Aha rero ku ruhande nk'uko twabibabwiye rwahagana ku muhanda kuri kaburimbo, niho hari amarembo n'ubundi. Ngira ngo murabona ari no rembo, hakaba na ryandi mwabonye ryo ku ruhande. Ni ibitaro rero byubatswe ahantu heza, hari hasanzwe nta kintu gihari, bishoboye kuba ari cyo kintu bari barahateganyirije. Urabibona ko no munsi yaho rwose epfiyi nta kintu gihari. Ariko urabona ko ni inyubako nini zisimbura aho bari basanzwe bakorera. Nta hantu bari basanzwe bakorera, ubona ko naho hari hanini, ariko ntabwo hagera kuri uru rwego. Kuva ahangaha kuzamuka ukarengamo ruguru kugera ku muhanda ruguru, uzamukiye ahangaha mureba turi aha, uhereye aha kuzamuka ruguru cyane. Ni byose, dore kuzamuka ukagera ruguru, biriya byose ni ibitaro bimwe. Akaba ari byo bitaro nyine bya CHUK birimo byubakwa ahangaha. Mu gihe gitoya niba bitaha tuzahababera, murebe rwose ibigendanye n'umunsi mukuru wo kubitangira. Ngo urabibona ahangaha ni hagana ku muhanda, dore neza kuri kaburimbo. Dore aha urabona ko ni inyubako rwose, uhera ruguru ubona ari ngufi, ukagera epfo zabaye ndende, ariko nuvuga ngo ahangaha naho ziba zireshya n'ubundi n'epfo. Epfo niho bigaragara uburyo ari inyubako ndende zigiye zigerekeranye, ari ndende cyane. Urabibona iyi ni irindi rembo. Aho hose rero
akaba ari ibitaro byubakwaga n'ubundi ahangaha. Urabona hano ibiri guhinguka ari byo dutegura, biriya nibyo ibitaro bya Masaka byari bisanzwe biri hano mu karere ka Kicukiro, ariko ibi bya CHUK nabyo bikaba bigiye kwiyongera ahangaha. Tuzabereka n'ibindi bigo bikora mu bigendanye n'ubuzima, kuko iki cyanya cyose cya hano cyahariwe ibigendanye n'ubuzima. Harimo ibitaro, harimo ibigo bikora ubushakashatsi, harimo aho bazajya bagira gutya bakabagira umutima. Ahantu n'ubundi ngo byari bisanzwe ko abanyarwanda barwaraga indwara y'umutima bakajya kwibagisha hanze, bajyaga nta bandi babahaga iyo serivisi ni mu bihugu by'amahanga, ariko aho ngaho naho tuzabereka harimo harubakwa naho impande y'ibi bitaro hafi yabyo, naho harinda kuzura. Ibi byose ni ibikorwa rero biri kugenda bishyirwa hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kugira ngo bifashe abaturage kubona serivisi nziza, kubona ubuvuzi bwiza, kandi bakabona mu buryo butabagoye bubegereye, ibintu bikarushaho kumera neza. Wabonye ukuntu za nyubako hano uhita ubona ko ari ndende cyane, kandi ruguru rero ngo wabonye ukuntu zabaga zireshya. Ibi rero nibyo twababwira kuri ibi bitaro birimo byubakwa ahangaha. Icyo twakubwira ni uko ibi nabyo bizongera kandi urujya n'uruza rw'abantu bagana muri aka karere ka Kicukiro, cyane cyane uyu murenge wa Masaka, bitewe n'uko ubundi uyu murenge wari usanganywe ibitaro bimwe bino byo ku ruhande twaberetse by'Abashinwa byari bisanzwe. Hano ni ibitaro bya Masaka, byitwaga ibitaro bya Masaka cyangwa se bakunda kwita ngo ni ku bitaro by'Abashinwa. Dore ngibiriya biriya by'udutegura, buriya bahanira imbibi hano hafi hano hagahita hajyaho biriya bindi ibitaro bya Masaka. Ibi byose rero bigiye kuza hano byegeranye, bajye batanga serivisi. Abantu bahawe za transferi ntibibafate kuva ahangaha ngo bongere batege nk'uko mbere bafataga, bahabwa transferi bakajya CHUK, ariko uzajya usohokamo hirya uhita ugaruka winjiremo ahangaha igihe uhawe transferi. Byari byose bashaka no kuzahuza na serivisi ku buryo ushobora kuzajya uhabwa serivisi n'ubundi utagombeye kwambukiranya. Ushobora gusanga bazanahuza na serivisi bose bagakorera hamwe, yaba ari ibitaro bya Masaka ndetse n'ibi ngibi bigiye kuba byimurirwa ahangaha, kuko ni ibintu bimeze aha. Abantu benshi rero bajyaga babyumva bakavuga ngo, bakumva abantu bavuga ko ibi bitaro bya CHUK bigiye kwimurirwa mu murenge wa Masaka. Bamwe ntibabyemere, bamwe bakavuga ngo ntibishoboka, ariko icyo nakubwira ko byarangije gutangazwa ko mu mpera z'uyu mwaka turimo, mu mpera z'uyu mwaka abantu muzajya ko namone birimo biratahwa ku mugaragaro. Tuzahababera nabibemereye, tuzahababera turebe rwose ukuntu ibyishimo bizaba bimereye abantu bazaba barimo bahabwa ibi bitaro bikomeye cyane bigiye kuzaza kubafasha, cyane cyane abantu bakoraga ingendo bahabwa amatransferi bava ahangaha bajya ku bindi bitaro, cyane cyane bajya ku bitaro bya CHUK iyo byaga biri hari i Nyarugenge. Mwakoze kubana natwe rero, ndakubwiye ngo kora subscribe, yewana ugire gutyo, ukore like, share, ukore na comment, ubundi tujye dukomeza twibane mu makuru ndetse ibiganiro bigeraho igihe hano kuri Zeyipafo TV.